Hello, ikaze kuri Chika Care. Uyu munsi tugiye guteka inyama dukoresheje ibirungo biri fureshi gusa. Mugiye gukurikira step by step ukuntu tubikora, nawe iyi sosi wayigerageza mu rugo iwawe kandi izakuryohera. Nk'uko muri kubibona hano nari mfashe inyanya 5 nzishyira muri blender, ndazisya kugira ngo nkore tomato paste. Hariya nari ndangije kuzisya, nk'uko muri kubibona n'ubundi havamo isosi ifashe nk'uko nyine n'ubundi wenda ntabwo iba ifashe cyane nka sauce tomate ariko nayo ni isosi iba ifashe. Nyuma nafashe isafuriya ndayicanira nshyiramo amavuta nk'ibiyiko nka 5, ntabwo nkunda amavuta menshi. Ndangije nshyiramo inyama nari natogosheje, nk'uko muri kubibona inyama nabanje ndazitogosa off camera, then hano nari ngiye gutangira guteka. Hagati aho ngaho ndabasaba kunsapotinga mukora subscribe, comment, icyo mwifuza ko ubutaha twazateka, ibitekerezo byanyu tuzaba tubiha agaciro. Nyuma maze inyama nk'uko muri kubibona ndazigaragura mu mavuta gusa, ubundi urakomeza ukagaragura nyine no ku muriro mukeya ariko ukazigaragura kugeza zifashe irangi cyangwa se zitangiye kuba nyine ntabwo ziba zishiririye, ubona ko zimeze nk'izitangiye gustikinga mu isafuriya ariko zikimeze neza zitashiriye ariko zitangiye kuzana akabara ka brown, then nibwo utangira gushyiramo bya birungo byawe. Hagati aho iyi channel yibanda kuri recipe z'umwimerere zikoresheje ibintu biri naturel bidaciye mu nganda. Ikindi yibandaho ni DIY, kuba ushobora kwikorera ibintu runaka ukoresheje raw ingredient ufite, ukaba wakwikorera nk'amavuta, shampoo, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ku bantu mukunda ibintu biri natural, biri chemical free, this is the right place for you. Ikindi twibandaho ku bantu bagira allergy cyane cyane ku mata cyangwa se n'izindi allergy waba ugira, tugenda tubereka recipes zitandukanye wakora ziri dairy free, wazikorera umwana wawe cyangwa se nawe ubwawe. Ku bantu baba batanywa amata cyangwa se batayakunda cyangwa se bayanywa akabatera ikibazo. Nk'uko muri kubibona hari hageze ngo dushyiremo ibirungo byacu. Ibyo birungo twashyizemo ni seleri, izo ni seleri nzi gushyiramo, izo ni poivro, hanyuma puwaro, hanyuma n'igitunguru gitukura. Nibyo ngibyo twashyizemo, turaza kongeramo tungurusumu na tangawizi, hanyuma finally tuze gushyiramo inyanya. Nibyo birungo turi bukoreshe kugira ngo dukore isosi yacu y'inyama. Iyo umaze gushyiramo ibirungo uragaragura, ushyiraho umuriro mukeya kuko ushyizemo umuriro mwinshi inyama zirashirira, kandi dukeneye ko na biriya birungo twashyizemo nabyo bishya neza. Urashyiramo umuriro muke ukagaragura. Izo ni za tungurusumu na tangawizi nababwiraga. Njyewe ndabanza nkazitegura nkaziblendinga kuko nzitegurira rimwe ari nyinshi, ntabwo mba nshaka gutegura duke duke. Nzitegurira rimwe ari nyinshi, tungurusumu, tangawizi nkabishyira muri blender, hanyuma nkabibika biseye. Nibyo binyorohera ko buri gihe uko ngiye guteka, kubera nkunda kubiteka kenshi mu biryo bitandukanye, mu gitoki, mu birayi iyo ari ibirayi byoroshye, mu mboga, mu masosi, hose mbishyiramo. Mbitegurira rimwe ari byinshi kugira ngo ubutaha ninjya guteka binyorohere, hakomeze kugenda mbikora kuko mbona bimpa akazi kenshi. Kubera ko rero biba byoroshye, biba bimeze nk'ibiri mu cyuzi,
bituma twa tuzi turi muri tungurusumu na tangawizi urebye nitwo duteka bya birungo. So urakomeza ukagaragura ku muriro mukeya, ni ingenzi ko udateka ku muriro mwinshi, cyane ko hano icyo tuba dukeneye ni uko ibirungo bishya, kuko inyama zo tuba twazitetse mbere n'ubundi already, tuba twabanje kuzibiza mbere, zo ziba zisanzwe zihiye n'ubusanzwe. So uracanira nk'iminota nk'itanu, hanyuma bya birungo byamara gushya ugashyiramo inyanya nk'uko muri kubibona kuri video. Hano nari ndiho ngaragura ndeba ko ibirungo byahiye neza, hanyuma ndeba yuko igihe cyo gushyiramo inyanya kigeze. Hano igihe cyo gushyiramo inyanya cyari kigeze, nahise nshyiramo za nyanya twaburendinze tugitangira nk'uko muri kubibona, nizo tugiye gushyiramo ziri budukorere isosi. Iyo umaze gushyiramo inyanya n'ubundi uravanga naho ugacanira nk'iminota nk'itanu kugira ngo inyanya zishye neza, zihindure n'ibara rya biriya byose wari utetse. Urabona imbere byasaga umweru, ariko iyo tumaze gushyiramo inyanya, za nyanya zihita zigenda zigahindura color y'inyama, color y'ibirungo, byose bigafata ibara ry'inyanya. Kugira ngo rero ibyo ngibyo bigereho, iyo umaze gushyiramo inyanya nubwo urongera ugacanira nk'iminota nk'itanu, nabwo kuri wa muriro mukeya. Hanyuma iyo inyanya n'ibirungo n'inyama byose byamaze kwivanga, byamaze gufata ibara rimwe, niho noneho ujya wakora isosi. Ku bantu bakunda inyama zoroshye, mu gihe uri kuzitogosa uvanagamo gikukuru, bituma zoroha ku buryo wazigaburira n'umwana mutoya nta kibazo. Ikindi muri ibi birungo haramutse hari icyo udafite, as long as ufite inyanya, ntabwo byakubuza gukora isosi yawe n'ubundi still yaryoha. Hano muri kubibona inyanya zacu n'inyama na bya birungo bindi twashyizemo mbere byari bimaze gushya neza, so hari hageze igihe ngo dukore isosi. Nk'uko nabibabwiye ko inyama twabanje kuzitogosa mbere, zo gukoresha ya mazi watogoshejemo inyama cyangwa se umufa nk'uko tubyita, akaba ari gukoresha isosi. Nk'uko muri kubibona nyine nari maze gusukamo wa mufa kugira ngo nkore isosi. So murabona ko isosi yacu iri almost ready. Igisigaye ni ugucaniraho gatoya nk'iminota nk'ibiri cyangwa itatu kugira ngo ya sosi ibire, ijyemo n'ibirungo, za nyanya, bya birungo byose nyine byivange, isosi ibire, ubundi turaba tubonye isosi yacu y'inyama ikoresheje ibirungo biri fresh, tutigeze dushyiramo biriya birungo by'amafu. So nawe nagushishikariza kuzayigerageza mu rugo iwawe ukareba niba wayikunda, kuko nzi ko iraryoshye, muzayikunda ndabizi. So hano murabibona ya sosi yari imaze kubira, so kuvuga ngo isosi yacu hano iri ready nk'uko mubibona. Nta kintu na kimwe twakoresheje kitari naturel. Hano iyi sosi iri healthy, wayirisha ubugari, wayirisha umuceri, wayinywa nk'isosi, wayikoresha icyo ushaka cyose. Mu by'ukuri iyi ngiyi ni isosi yajyana n'ibintu bitandukanye. Mwakoze gukurikira video, naho ubutaha, bye.